Aho mwese nitwa Munezero Claude. Uyu munsi nkaba nabateguriye amashusho nyigisho ajyanye n'ukuntu wakora website ukoresheje CSS na HTML. CSS na HTML ni language bakoresha bubakamo website. So niyo tugiye kurebera hamwe, noneho twubake page imeze gutya ya Facebook nta kintu duhinduyemo. Ni ukuvuga yuko ibyo turakoresha ni CSS na HTML gusa. Noneho iri shusho nyigisho riragira akamaro ku bantu bari gutangira kuba bakwiga ibijyanye no kuba baba aba web developer. Noneho ngenda bashishikariza kugira nimba hari n'undi uzi yuko ari kwiga ibijyanye no kuba yakora website, yamugirira akamaro kandi nawe irakugira akamaro ndabizi. Nimba ushaka kubimenya, uyu niwe mwanya wawe, ntucikwe n'iyi video. So noneho reka dutangire. Iyi niyo nakwita ko ari reference yacu. Iki nicyo tugiye gukora. Noneho icyo turatangira ndakoresha hari ama program ajyanye no kuba wakwandikamo ama coding. So ayo program iyo bita code editor, wakoresha ushaka, wakoresha Dreamweaver, ushaka wakoresha Notepad. So hari menshi abikora, ariko ngewe ndakoresha iyi ngiyi, ndakoresha so noneho tugiye gutangira etape par etape. Kugira twihute, ntago nzajya mvuga cyane, gusa weho ukurikire, ntugire ikibazo wazanyandikira nazagusubiza. So okay, noneho reka dutangire. Mbere na mbere yuko utangira website yawe, mbere na mbere ugomba kuba watekereje website ugiye gukora. Ubwo ariyo nakwita reference yo nayiberetse ni Facebook. Noneho ikindi ukamenya ibyo urakenera muri iyo website yawe, kugira bimwe na bimwe bitaza kugutesha umutwe cyangwa bikakuconfusinga ukuntu. Noneho weho urabyorodona ukabishira muri folder imwe ibyo urakenera byose. Okay, hano hari ibyo nakereye, harimo ndakenera file ya CSS, ariyo language turaza gukenera turi gukoresha ama coding zacu turaba turi gukoresha. Ndakenera na folder ya image, nshobora kuyikenera cyangwa si nyikenere, ariko muri web developer ntago ugibura. So noneho nkakenera na font ndakoresha ndakeka okay, iyo ndakenera itari default ni ya Facebook, niyo ndaza gukenera. Nkakenera na reference ya reference, ntago ari ngombwa kuyikorera folder, ariko ubishaka wabikora. Okay, noneho reka dutangire website yacu. Okay, mbere na mbere ndakereya new, ni saving. Home page yose igomba kuba ari iyo bita index, uyita index. Okay, then save. Ndakenera na CSS kuko nizo ebyiri turakoresha, HTML na CSS. Ngire save.
iryo css file yo wahita izina ryo ushaka ryose, ndahita style dot css, noneho ndagishira muri folder yayo ya css. Okay, so noneho ngiye gutangira html coding. Zino zita ziza automatique, iyo gwanditsemo html zizana default. Izi rero nizo default zitangirira html. Okay, turebye neza html ifitemo ibice bibiri, ifitemo iki gice cyitwa head, ikagiramo n'iki gice cyitwa body. Head niho hantu ushira titre ya website yawe, wenda urugero ukavuga ati welcome to Facebook, welcome to my radio station, welcome gutyo. Ya niyo ushira titre ya ntuza ya website yawe. Noneho ikindi nanone muri header gikorerwamo habamo icyo bita guhurizamo andi ma coding cyangwa ubundi bwoko bw'ama language program. Urugero izindi language program navuga JavaScript, nkavuga harimo JavaScript, harimo CSS, na HTML nayo, PHP nayo uyihuriza, byose biba biri muri header. Ako niko kamaro kacyo, nta kindi kora. Nanone kandi kantu, iyo mbama website menshi dorobona afite logo kuri ntuza, urugero ndabaha nka hano nk'iyi iriya niyo logo. Iyi logo rero kugira uzayishiremo, uyishiramo muri header. Mbese ibintu byose biba biri muri header byose. Ibiba muri iki gice cyose cya hano gutya, iki gice cyo murimo murareba ntago kiba kiri muri header. Noneho ikindi hano muri body, iyi body nicyo gice kigizwe n'ibintu byose biba birimo website. Harimo titre, logo, byose biba biri hehe, biba biri muri header, muri body. So noneho hano muri body rero, reka ntangire nandikemo titre, welcome to FB sample. Okay, savinze. Okay, ya twafungura index ryacu kuko ariyo tugiye gukoresha n'ubundi. Dore uru kureba yuko hajemo titre. Aka rero kuri kureba hano niko ka logo nyine twari gukoresha. Noneho muri body nayo igizwe n'ibice bitatu. Igizwemo n'icyo bita head, ikagiramo n'icyo bita cyo hagati twacyita nka content, ikagiramo n'ikindi cyo bita footer. Turebye hano ibyo bice uko ari bitatu ukuntu twabitandukanya, head ni iki cy'ubururu, noneho iki cyo hagati ya twacyita body ya website cyangwa tukacyita content. Dore ariko twacyita yuko ari body. Noneho footer yo ni iki gice cyo hasi.
kiba kirimo copyright okay, n'utundi tuntu nk'utwo. Okay, noneho tumaze kumva ibijyanye na HTML, ukuntu ibice bigize HTML n'icyo bisobanura. So noneho ubundi kumva tugiye gutangira ku coding zacu. Noneho rero nzajya mvuga bikeya nk'uko navuze kare. Ntugire ikibazo wazanyandikira nazagusubiza, wazambaza ikibazo cyo ufite bya nazagusobanurira. Okay, reka dutangire. Ndatangira muri body, ndashiramo bya bice uko ari bitatu. Ndakoresha div class kinkiri hano. Nanone hano nakoresheje class niyo ngiye gukoresha, ariko hari abakoresha id. Class isobanura yuko wayikoresha ahantu henshi hatandukanye iryo zina, ariko muri id yo id ikoreshwa ahantu hamwe gusa. Save. Okay, class ndayita header sifunge copy. Okay, hano ndahita content. Okay, hasi mpite footer. Okay, noneho icyo tugiye gutangirira rero. Noneho aho tugiye gutangira turatangirira muri iki gice cyo hejuru. Okay, noneho Photoshop tugiye kugifashisha cyane kuko tugiye kugikenera nayo cyane. Okay, so ubu ngiyi reference yacu noneho niyo tugiye kugenderaho. Ndamanza menye size z'ubururu ko bungana. Nane na kane uburebure ubutambike. Okay, noneho ubu ndajya muri CSS ngire body background color.
have. Okay. Noneho iyo wakoresheje class ukoresha akadomo, waba wakoresheje id ugakoresha urwego. Twakoresheje class na akadomo turakoresha. Class dufite ni header, okay. Ubutambike turakoresha 1349. So koresheje iyi ntuzi 1349 nuko ariyo size ya screen ijyanye ndi gukoresha. Ntago bivuze yuko nimba ariyo size ya screen ndimo ndakoresha itafunguka neza muri screen nanone ntoya. So ngewe ndimo ndakoresha size ya 32 ubwo niyo mpamvu mfashe iriya size yo uburebure nyine ubutambike, sorry. Noneho uburebure twabonye yuko ari 84. Okay. The saving ariko header rero ni iyi y'ubururu yose, niyo nise header. Ubwo ni naryo turaha color, background color. Save, na save. Okay, reka turefresh page yacu. Abonye ko nta kintu kirazamo. Impamvu na refresh hano nta kintu kiri kuzamo, kandi ubundi narangije kwandikamo ibyo nandikamo byose byarangiye. So impamvu rero ni iyi, ni handi nababwiye ko guhuza andi coding atandukanye, JavaScript tugahuza CSS ukayihuza nyine na HTML. So tugiye kuyihuza na HTML, ni link. Okay. Folder irimo ni CSS, izina rya file ni style .css, saving. So okay, kitwayibonye. Noneho rero hano urebye hejuru hari espace iri kuza, ukareba no ku mpande hari espace iri kuza. Izo espace rero kuyivanamo dukora icyo bita kuri setting, kushira default yacu CSS code. So kugira turi setting CSS yacu rero turajya muri CSS, akanyenyeri, dufungure. Noneho tugire top iraba ari 0, tugire margin ibe nayo ari 0, tugire na box sizing nayo 0. Okay.